Reka nangire nkwibariza ikibazo, ese buriya ujya wibaza umuntu cyangwa se wabuzi umuntu ukamwara wari umuzi muri 2025 again mwaka 2026 ukajya ubona ubuzima bwe buhinduka completely, yaba muri mentally yaba muri financial, nyine uko nari gutera imbere cyane, simwe gutera imbere cyane uko ibintu akora nyine yarahindutse cyane. Kibazo uti uyu muntu ko twari tumuzi 2025 yahindutse ate, ni bamugiriye inama byagenze bite? So niyo mpamvu nangiro GOA naje uyu munsi umbwire ibintu bitanu ugomba gukora n'ubuzima bwawe bugahinduka neza 100%. Abantu bajye bakubona bakibaza ngo uriya muntu ko twari tumuze mu mwaka 2025 ameza cya ni mwaka 2023 kuko nari guhindagurika byanyabyo kuko tubona ari gutera imbere cyane, ibanga akoresha ni irihe? So nanjye mu GOA naje uyu munsi mubwire iryo banga, ibintu bitanu ugomba gukora byo nyine gusa. Ariko mbere yuko nangira kubikubwira, reka mbanze mwumvishe ijambo umukire cyane mu Bushinwa bamwita Jack Ma yagezaga ku rubyiruko abagira inama. Gusa uyu mukire numva umukire nyine ni umuntu ufite business icururiza ku ikoranabuhanga cyangwa se bita e-commerce. Nibe nawe ufite smartphone wajya kuri Google ukandikamo Alibaba and then ukajyaho waguruka turuvuye mu Bushinwa wicariye mu Rwanda, noneho mu gihe kitarambiranye Ubushinwa rukazabukuzanira urwo rukweto rwawe. Iyi business ni umukire bita Jack Ma. Gusa bamugiye kumuvuga suka ari umukire, ahubwo umukono yaciye mu buzima butoroshye, yari strugglinze, babone bari abakire, ni bari bandi vuga ngo bagezeyo, yari haranze arakora. Rero ngiye gukumvisha ibintu yavuze abwira urubyiruko kugira ngo nabo bigendere mbere kurangira kukubwira ibyo bintu bitanu tugomba gukora mu buzima bwacu kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke neza completely, kandi tube twagira ubuzima buzira umuze, ari muri mentally ari muri financially ahantu hose. Reka dutangirane na Jack Ma. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. Jack Ma aravuga ati nta kintu cy'ubuntu kibaho, niba ushaka kugera ku ntsinzi yawe hari ikiguzi ugomba gutanga. Buriya rero abantu benshi dukunze kwishuka tuvuga tuti tubona hari ikintu abantu benshi bagezeho gato kino tukagikora tubone gutekereza ese hari obstacle tuzahura nazo, hari imbogamizi zahura nazo mu buzima, twatangira gukora twagira mu nzira tugatangira duhura n'imbogamizi tukavuga tuti ni burya ibintu bigira ba nyirabyo biriya ntago byari byacu. Jack Ma aravuga uti nta kintu cy'ubuntu kibaho, kugira ngo ubashe kugira ku ntsinzi yawe hari ikiguzi ugomba gutanga. Jack Ma yongera aratubwira ati Nothing is easy. nta kintu cyoroha kibaho. Easy means you have to think different. Ugomba gutekereza bitandukanye, ugomba gutekereza uburyo bwinshi butandukanye. Nta kuvuga ngo nibe tubonye umuntu yarageze ku ntsinzi runaka cyangwa se umuntu akora ibintu runaka banza utekereze ese bira bintu kubikora nta mbogamizi yahuye nabyo mu buzima akihangana, ese biriya bintu kubikora ibibazo yagiye ahura nabyo, ese nimpura nabyo ngewe binzabigenza guta, then nawe tuwanzura gukora ibyo mugenzi wawe yakoze, ariko bane gutekereza mu buryo butandukanye. So nta kintu rero cyoroshye cyangwa se cy'ubuntu kibaho. Njye aravuga ati you have to do different. For example, ugomba gukora uburyo butandukanye. Urugero, early days in my company, cyangwa se urebye muri munsi muri business yanjye, some ideas come to my desk. Jack, this is a great idea. And I look at it. hari abantu benshi tugenda tujyana ibitekerezo, umuntu agatanga ibitekerezo muri business yanjye nyine kugira ngo turebe ko iyo Alibaba yateye imbere, and then abantu bakambira bati ngo Jack, iki ni igitekerezo kizima, iki ni igitekerezo cyiza cyane rwose. Everybody say it is a good idea, I normally throw it into the rubbish. Iyo abantu bavuga ngo igitekerezo kizima, icyo gitekerezo ngiye nyitesha agaciro kuko nyine abantu bose bumva ko ari igitekerezo koko cyanyacyo. Because everybody say this is good, then all the other people think of. If everybody say this is going to be very tough, kubera ko abantu bose bavuze ko ari cyiza, ariko iyo umuntu atazi igitekerezo abantu bakavuga ati Jack, iki gitekerezo rwose kiragoye, ibi bintu batanze cyangwa se ibintu tugiye gukora rwose byabigoye. I'm very interested in that tough question. And pick up and say, how can we do in a different way?
mitangira amatsiko yo kugira ati kubera iki abantu bashobora kuvuga ko igitekerezo kigoye cyangwa ibintu ngo munavuze byo babigoye, kubera iki tutabikora ngo bikunde icyo gitekerezo uwo muntu atanze cyangwa igitekerezo umuntu yabatanze bakavuga yuko rwose ari igitekerezo kigoye, ngiwe nicyo mpita mfata ahubwo nkavuga ni kubera iki icyo gitekerezo cyangwa se ibyo bintu umuntu avuze bidashoboka, ibyo ntangira gukora ubushakashatsi. This is to be unique, to be different. Rero icyo bishatse kuvuga kuba wihariye cyangwa se kuba utandukanye. Ibyo ni ryo jambo uyu mukire yavuze bamwita Jack Ma. So ariko rero mbere yuko nangira kubabwira ibintu bitanu ugomba gukora mu buzima bwawe bugahinduka neza kandi ukaba watera imbere, kabanze nshimira abantu baje kuri YouTube channel bagakora subscribe, like, share ndetse na comment, kandi nzajya nkora ubutayu tuyagiraho neza cyane kandi mu bambe. Ariko nawe nubwo mujya kuri YouTube channel bakora subscribe, like, share ndetse na comment, mbahaye ikaze. So reka rero nangira mpite nkubwira ibintu bitanu ugomba gukora mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke neza completely, uzabeho neza, uri umukire, ufite amafaranga, ufite buri kimwe cyose. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho, ugomba kwita ku bantu ngo ni network people around, cyangwa se abantu ugendana nabo. Abo bantu ugendana nabo n'abantu bameze bate, n'abantu bafite imico iteye ite. Buriya baravuga bati ihene mbi ntizirikaho iyawe. Nawe niba ugendana n'abantu beza, abantu batekereza ibintu bizima, byanga bikunze nawe uzatangira gutekereza ibintu bizima, imitekerereze yawe uzahinduka. Ariko buriya reka nk'urugero, niba ugendana n'abantu wenda for instance abantu banywa nk'itabi, abantu banywa inzoga, abantu batekereza nyine ibintu bishyira ubuzima bwabo muri risk, byanga bikunze nawe ubuzima bwawe buzatangira kujya ahantu habi. Kandi ikindi uzitondere wa muntu ukubwiza ukuri mu gihe abandi bantu bose barimo baragukomera, cyangwa se umuntu ukubwira amakosa yawe mu gihe abandi bantu bose barimo barakubwira ati ngo yego wabikoze neza rwose nta kibazo na kimwe gihari, uwo muntu ujye umwitondera, ujye umufata nk'umuntu ukomeye mu buzima bwawe. So bityo nibe nawe ufite abantu ugendana nabo, tangira utekereze bitewe n'intego zanjye, uyu muntu cyangwa se abantu turi kugendana ni iki bazamfasha mu buzima bwawe. Nubona ntacyo, tangira uhindure abantu ugendana nabo. Ikintu cya kabiri ugomba kwitaho mu buzima bwawe, ugomba kwita ku buzima bwawe, yaba kubyurya cyangwa se no gukora siporo. Ko reka nkubwira akantu kamwe, amafaranga waba ufite ariyo yose, ibaze ufite inganda, ufite amafaranga menshi, amamiliyoni reka ni wavuga, ariko muganga nta n'iso n'imyaka akubwira ati kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza ugomba kuva ku masukari, ugomba kurya ibiryo bitarimo umunyu, ugomba kurya ibiryo bitarimo amavuta. Icyo gihe amafaranga ufite ariyo yose nta kintu yakikumare, kubera yuko nta buzima ugifite. So niba ushaka rero kugenda utera imbere kugira ubuzima bwiza mu gihe kizaza, tangira wite ku buzima bwawe, utangire umenye abantu ugendana nabo abari ugendana n'abantu bameze bate, intego zimeze ziti. Ikintu cya gatatu inshuti yanjye ugomba kwitaho ni ikintu gikomeye cyane ariko abantu benshi ntabwo bakunze kucyitaho, ni ikintu bita mindset. Buriya reka manze nk'urugero ku cyangwa se ku kintu bita imitekerereze. Ugomba guhindura n'imitekerereze yawe kugira ngo ube wazatera imbere mu gihe kizaza. Reka manze nk'urugero kuri aka kantu, uriya hari ukuntu abantu babashobora kuba bafite impano ariko umuntu umwe ikamubyarira umumaro indi n'umubyarira umumaro, cyangwa se abantu babiri bakaba bahura n'ibibazo bibiri bitandukanye, umwe akabibonamo igisubizo. Hari umuntu ufite imitekerereze iri hasi akabona ikibazo akavuga ati nta mpamvu yo gukomeza gukora ibintu kuko ibintu birimo ibibazo cyane, ariko umuntu ufite imitekerereze iri hejuru aragira ati ko muye n'ikibazo kinyigishije iki, kinsigiye irihe somo, ngomba gukora iki. So nawe ugomba kwimprovinga imitekerereze yawe kugira ngo uzabeho neza mu gihe kizaza. Ikintu cya gatatu ugomba gukora mu buzima bwawe kikabuhindura ubuzima bwawe bwose, ni ikintu cyo kubahiriza igihe. Abantu benshi akantu ko kubahiriza igihe ni akantu katunaniye, ariko buriya reka mbanze nkibariza ikibazo. Ari abantu bakire tubona cyane bafata amasaha 48, ese twebwe dufite amasaha 15? Never. Twese dufite amasaha 28, ariko uburyo tuyakoresha, uburyo dukoresha ayo masaha yacu nibwo buryo butandukanye, kubera yuko buriya
naje gusanga urubyiruko rwinshi muri iki gihe dukunze kuba turi kuri internet, turi amavideo ari go trendinga, buri kimwe cyose samutse bitadufitiye agaciro. Bityo rero nshuti yanjye, tangira setting time yawe, uvuga uti kuva iki niki ngomba gukora iki, saha iyi ni muri iyi saha, kuva ahangangira ahangana ongera muri iki ngiki, kugira ngo ubashe gukoresha neza igihe cyawe. Mu gihe utabikoze, ubuzima bwawe uzaba buri kujya mu kangaratete, kubera yuko uziruka hafi ubuzima bwawe bwose buri kuri internet honyine gusa, ariho turi kuspendingira dufitiye umumaro cyane cyane. Nimonera amabuye abati kucyo turi kora video yawe, ariko that is true. Ikintu cya gatanu ugomba gukora kugira ngo uzatire imbere mu buzima bwawe ni invest in your skills, cyangwa se kugira ubumenyi wunguka buri munsi, cyangwa se wikumva yuko waragiye kwiga ku ishuri, ko waragiye kwicura ku ntebe y'ishuri, wikumva yuko ubumenyi wakwiye buhagije. Dufite internet, igihugu cyacu cyaduha internet yihuta kandi ihagije, so ntigera ngo utangiye tuyibyaza umumaro, utangira ujya ku ma website wiyungura ubumenyi bushyashya, dore yuko ushobora gufata amasaha wiyungura ubumenyi bushyashya ukazagufasha ubaho neza nko mu myaka iri imbere. So nshuti yanjye rero, tangira ngo ubumenyi bushyashya, tangira ujye kuri internet, utangira usacinge ese niki nshaka kumenya, ni gute bagikora. Bure naje gusanga ku bintu by'ama social media ahantu hose hari ubumenyi, yaba kuri YouTube hari ubumenyi, yaba kuri TikTok hari ubumenyi, ahubwo wowe wanzura ati niki nshaka kurebayo, niki nshaka ko nkura kuri YouTube. Icyo ushaka nicyo YouTube iguha, kubera yuko buriya YouTube cyangwa se TikTok cyangwa se other website bafite ibyumba byinshi, ariko ibyo byumba bigiye birimo ibintu bitandukanye. Icyo rero ni wowe ugena ati nshaka gufungura ikihe cyumba bitewe n'ikintu nshaka. Kimwe muri kumva rero ni GOM nk'ibisanzwe, ni mukunda ibyo dukora, mwaduha subscribe, like, share ndetse na comment. Ciao ciao.